Kwa nini? Mumfashe gutya ngwere. Mumfashe gutya ngwere. Mumfashe gutya ngwere. Mumfashe gutya mbanze osha. Mumfashe gutya mbanze. Mama Bruce. Karame. Baburatse kugenda banze muhereza amawayisi. Umbabarire utaza guca muri ziranzira zo hirya wakwisiga utakwisiga wa mugore we. Kuko bambwiye ko hano hirya hari abantu bafata abana b'abakobwa ku ngufu. Izi nzira utaza kuzicamo uze guca umuhanda. Ndabikora rwose. Umbabarire. N'ibyo bintu nashakaga kuba nakubwira. Meze biteze. Hari Imana, imeze bite ariko se ko ndebe ukonje man. Amani. Nubize wa mukobwa man. Yagize gutya arankatira. Ndabizi kuri karayi n'ubundi ntago wabura abandi. Oyas, ntago ibyo ngibyo kano kanya nimba ari byo by'ingenzi noneho. Ahubwo man. Kise kandi. Ndumva wamperekeje. Ajya kwigurira indaya man. Ndagaswingi ngibaze bambonye nagiye kugura indaya. Siko imeze nabi. Reka ngo akantu kagatekerezo. Niba wumva umerewe nabi. Nyine mu murima wanjye arahantu njye nyine guca ibigori. Urumva? Kuri iyo nzira uko byamera kose iyo nagiyeyo hacaho urudemu rufite wa nyuma. Kikubita hino kikubita hirisho ukagira ngo ni ntuzi. Nashoya yanjye. Umuntu bita amapengu uramuzi. Niba ufite iryinyo rimwe riba riraha irindi riraha. Nawe ragikubita hirya akagikubita hino ushaka kuvuga ati none hatari. Nashoya yanjye. None se urumva nyine kari mu bigori. Atari uguta umuntu acyubika ari ibintu. Ayo nari guhura indaya. Ndayaguha man. Ngenda yaguha kazi. Yame mwana ngiye yame noneho mwereka ukuntu nikorera utuntu twanjye. Nurimo baromanise? Ngenda yaguha. Umbeshye naguhanya. Oya ho murakabisa. Vaye tugende makwereka. Ariko turabanza twambara imyenda isanzwe ntago twagiye ntago turakuramo ntacyo tugende neza. Kubera ari mu bigori no mu bishaka. Akandi kantu nayo nibagiwe. Mbabarira uramutse uciye hari hirya bakagufata ku ngufu bagakora kuri izi boro zanjye. Uze kujyana nabo ntago ngewe mbyitayeho ibintu nurangara gatoya ugateshuka ku magambo nakubwiye. Uranyumva neza? Nta kibazo ndabikora. Ntago ndi buhace. Uze kubikurikirana rero, uze kubikurikirana nk'uko nabikubwiye, uze kubigenza neza. Rwose. Oya ariko nako. Akose buri iriya nzira bari kumbuza. Oya nako wayicamura. Tugende sha nkwereke winyese buredere n'ubundi kugagura indaya. Sheri reka ngereyo nyine nihute ndebe ngire vuba nzi. Nta kibazo. Ariko uyu mugore ubu ngubu ntambeshye ntari buce muri ziranzira. Reka nshaka ukuntu namukurikira. Ntabwo ibi ngibi nabyizera neza. Nshaka ukuntu namukurikira. Nubundi warananiranye. Mabya yawe azagukora. Ikibwasha bana. Ako umugabo wambujije gucira iya nzira yewe kanze nyicemo ndebe. Use bantwara iki nta kintu bantwara. Ewe ndaje ariko ndahita mbanguka. Bae ikigoryi noneho wala ndakibaje kimbuye ngo Nubi alikuwa ugize ngo iki nikuwa gutse Kasi mwana ko numva urwaye ntigituntu urwaye n'igiki Nanjye byaranyoye kandi wowe uri butuma twumva ntanazi ndimo nitegura ahubwo ni hano rero nakubwira ubundi urumva hano hakunda gucaho urudemu urumva rufite wajegera urajegera yewe ndagaswingi do rupasago hirya ntabwo so ntagashe
oya ubu ntago arazi urabivuze uzi ukuntu mbese mererwa mu ipantaro najya kuza rega ndabimenya najya kuza ndabimenya urumva uzi ukuntu mu ipantaro bise bimera mise mbibona mu mafoto uretse nze nkwereka akantu twikorera ndi guhumuriza nkamubona uretse nze nkwereka hanyuma nikigera hano tukabona kije urumva tureta dusimbuka mu muhanda ujya inyuma njye imbere hanyuma duhita kumpita hasi ngenda njye imbere urajya imbere genda njye imbere nta kibazo ubwo ndajya inyuma ariko nubundi wowe urahita umukaraga umuture hasi hanyuma ubundi ngiye ntangire ninjye uri bubanze oya da ubwo ndaba nahereye imbere wowe urabahereye inyuma cyangwa ngo ntacyo turashyiriramo rimwe nese twashyiramo rimwe gute ndabanza ko ndaba ndi imbere kandi mwana nawe uri igicucu none se uko waje naje hano ngo ibintu tubikore mu ibanga none ushaka kubanza ari njye wikoreye imboga katuye inama nk'iyaba ry'ubunyobwa ry'ubunyobwa se nibiki reka nkubwire dore gahunda uko gahunda se nizihe dore akiza nanamubariye ngewe wamubariye se uramuzi urabarira uwo utazi njye namubariye uwo utazi ndi no gumiriza nkamubona mwana uretse wumve undishije n'umutwe siko bambwiye ko hano hantu ariho bafatira abakobwa aha kanihute umva reka mubwire mwana ndabanza aho ngere buretse dore nkwereke ibyo kumbwira ngo wari wabibariye ntago barira umuntu utazi yaje namubariye dore ndi no gumiriza nkamubona ninde arasate arangana ate umukobwa ufite nyashi were boss cyecoco mbesire ruganzu urabarira n'umuntu utazi ngize ngo niwe mwana umva kumanyuka ngereka mubwire ndabanza aho cyane ntago mbanza mbwira ndabanza aho cyane ntago mbanza nibyo byawe noneho ngaho nyica ntago ubanza dore nkwereke ngaho uhita uva hano mbyikoreye njyenyine ngaho amadesa basi ngo adesa se wazikoreye njye naje hano kwitegera imboga niyo ndi kukibwira ngo ndabanzaho ntari kubanzaho nawe ngagufasha nawe ugahita ujyaho nese ko utanampamagaye none se urashaka ko twese tugiraho rimwe urumva biri gukunda ubwo nese waze nk'abantu oya nese ni ari njye nawe wazanye undi hano ndibutse ariko n'uwo warongoye undi waramwengukura umunota umwe ntacyo ubanza nta kibazo ndabanzaho urumva hanyuma ninsoza nawe mpite ngufasha ubundi nawe ukurikizeho nta kibazo siko bimeze nta kibazo okay gahunda ni gahunda none reka tubanze turebe ari ntabwo arahinduka nawe ubundi rero mwana shobora jegera rufite wajege ndagaswinginge ariko icyo nzi cyo mwana umva uzi gukora siporo uzi gukora siporo mufate ariko banze wanyuze mani ndi kumubona uri giwinisha nakunda ariko Godran! Muri pa Godran! Genda kubwiye ngo nakubwiye ngo iki Ambwiye gukiza ntabwo nakubwiye yuko hano nta nzira ihari ese ko ntigize mbibona njyewe nakubwiye yuko hano nta nzira ihari nakubwiye ko ushobora kuba uri mu bajura banyibira ibigori ubundi nturimo oya ushobora kuba uri mu bajura banyibira ibigori ahubwo se ubu ntiwasanga ari mwe b'abahungu bavuze bafata ku ngufu we dufata ku ngufu se we dufata ku ngufu kwa nini kumufasha gutyo mwereka gutya mbanzeho sha fasha gutya mbanzeho yaone mutware humura abayi bari habo dubi we abantu ko birukanka kube birukanka nk'akamoteri aba bantu yababagwaye mana yanjye we shere ubaye iki shere dore bimfashe ku ngufu yego se reka none se ubu nta kintu bagukozeho na kimwe oya ntacyo reka ariko ngiye ntabwo bakozeho hano vugisha ukuri oya ariko byari bigiye gukora shari hangane kabisa ariko ntabwo byabaye kuko ntabwo byabaye humura
humura nza humura ntabwo yakozeho mumanuze ntabwo yakozeho humura nawe ahubwo baradusize dore bakaye n'imyenda dore nzara hirya hano yambafata kuko ari kubamerera nabi wigira ubwoba buretse ko n'ubundi turabayiga twe twarayobewe abantu bafata ku gufana yuko ubwo tubabonye muri iki kiraducitse kirabyirukanye hariya buri n'umugabo ariko nabuze umuntu uzongera kuhaca iyi nzira ntabwo uzongera gusa niba badakozeho nta kibazo ntabwo uzongera kuhitamo wenyine